wabura ugafata telefone koko mana kubigira nte koko we alo umva susuza ibintu byabaye wa muntu twakubise yapfuye n'ukuri oya yapfuye ndabwiye ngo ngiye ubu maze kugera mu rugo niyambuye nasibanganyije ibimenyetso ariko bari kumbwira yuko yapfuye n'ubundi baraza kumfata ni hahandi kandi we witorokeye none mbigenzi nise nkora iki oya wimbwira ibyo mana ndapfuye ubu ngiye kujya muri gereza siga abana banjye koko Peter, wowe uramwishe Peter. Umva rero mubwire Peter uramwishe umva tubyoroshye umva shimi yanjye tubyoroshye wishe Peter simbibona se umusinzi wacu akaritse yarayogoje karitse uramwishe wowe umva rero dukine deal wowe sibyo nk'abantu babaca badukine deal imugabo ufite ubwenge umuntu gupfa kugira ngo dudamare mu banga umva urambereza uranzunga niba utanzunga ngo ngaraga ibicwa ndabishyira hanze gihe ndahita muhamagara gutya mbwira mukoringe se oya mukoringe umva ngubwire njye fata dutamutuye kwa muganga ibyo urimo ntabwo mbizi wa musinga urayama cyangwa nani nigende okay nana bitanu maye njyewe muhamagara ariko ufite ubwenge okay umva se reka muhamagare noneho niko ibintu birakemuka ajya ngo urekumenyesha ahubwo ni kibaje gusa oka tubyihorere kigabo cy'ikintu cyarezana gute alo ni madamu Peter tuvugana se umva se banguka hano kwa Suso umubwire umusinzi wacu ari hasi banguka utabare n'ukuri kw'Imana giye ibintu mubwira amakuru ararege ari ku murongo ahubwo umva mubwire we banguka tubanze dukuru ubutabazi bw'ibanze genda mwibone ari hasi nago ari bimwe by'ubusinzi nago yasinze ngo mvuge ngo yasinze ndi kubona umurambo gusa banguka Shaka kubona buri mwetu sugiye Reka nkubwize ukuri ndagiye ariko amakosa yamaze kuyarambirwa nakuvanye wanyunguze ubu umugore wanjye hano mu rugo byagakunguka no wangumije byakunguka by'abagore byanyu byano byo kwirwa muzerera mu Rwanda n'abagabo ba hano ntabwo bishaka ngiye mu ntara mu kazi bahamagaye ko nawe utaha ugiye ntara mu kazi ntabwo wumva ikinyarwanda kompesi nagari ugiye noneho ngiye urahaza basi ngusabye no reka mubwire nyine ngusabye imbabazi yemera amakosa nyine banze unyumve ibintu bya simbishaka sinshaka no kuzongera kubyumva nicara hano mu rugo icyo hano mu rugo uzaza ryari se basi tuzavugana oya kumbeshya ndabizi kandi witekerezaho cyane kuko ntabwo nshaka ibintu ko bizasubira imbabazi nagomba barira tuzabivugana n'ingaruka ndi kwihuta tuzabivugana n'ingaruka oya tuzabivugana ndashaka kumenya umuntu wishe umugabo wanjye nshaka kumenya ninde wamukozeho aka kagabo nsanze naka kagabo mwamugize nshaka musobanurire mwamugize mute Peter wacu naka kagabo nsanze kamuropo sije ngo amakaye bwira wamugize ute okay ndikubyumva mwese sibyo numva muhanje nandi tangaruka menya ariko nawe kumva wowe ariko yise kumenya gusa intore ziciye hamagara kwa muganga urabisobanura byoroshye mereza miliyoni 2 ngenda mwivuriza ni njewe uzi ukuntu umuvuza umugabo wanjye atansiyo
usanga ibintu byabaye nshaka miliyoni 2 ibi bintu cyangwa se mpamagare polisi mbabwire uburyo mungiriye umugabo se oya hamagara polisi hereza hamagara polisi no byanjye kanze Mwacha ushaka amafaranga yanjye sima kugana kanze mpamagare polisi mbabwire uburyo mungiriye none ihamagare asoni fitoro nkanga Gitesha. Sawa boss. Meze neza. Cool kabisa. Sikonja bwana. Unguha akazi wadashobora. Umva, subizi se. Ikibazo cyawe ni umuntu. Ikibazo cyanjye nyine urumva. Niyo defu ubundi ngira mu buzima. Defu yanjye urumva. Ndabizi banga nicyo yibagiwe. Kandi uteye nk'ifi. Kuko ifi niyo ubwira iki ni utega wamara kuyitega nyuma y'amasegonda ikagaruka handi wayitegeye. Ako si cyamamare waranyibagiwe. Okay. Ubuzi ko umuntu wari utunze Rocky bro. Ciceka. Ndashaka kuguha akazi ukajya ucungira uriya mugore kuko mfite amakuru y'uko yinjiza abagabo. Uravuga nyine madamu wawe. Okay. Tugeyemo. Urafata. Banzo nyumve neza. Umva se. Niba ari na avance ndayiguha ariko umucunge. Umva rero twumvikane nyine. Icy'ingenzi nuko uzajya unzunga ibicwa byanjye ukabinkaraga biri ku murongo sibyo. Nibyo ntashaka. Nta kibazo mfite ngiye bro. Byibicwa n'ibiki n'amafaranga nzajya ngo nta bindi nzajya ngo. Okay nta kibazo. Kandi je nawe sinshaka yuko hari umuntu uzamenya ko tuziranye. Shaduhura ngo amafaranga ushaka. Icy'ingenzi ni mura. Sawa. Deal. yewe ubu azongera kunyirata avuga ngo yantangiye ngo miliyoni ngo ubu se je simba mfunguye ahubwo se ko atarasohoka uko nziranye n'abantu nyine bakaba bamutara ngwino none se madam reka kubaza hagarara aho ngaho nkubaza ubundi wowe wigize umuntu w'umunyamahane ufite imbaraga aryo ubu ngo nigewe musinzi wose ubwo wari wanyoye iki ntabwo reka njya mukubise yakubiswe nande nukuri ntabwo mbizi uriya mugabo yaje yasinze niba yarwaye igicuri nanjye ntabwo mbega mwagiye mwiyerekwa ry'amasengesho noneho ubundi undi nawe wagwa igicuri oya simbizi uko byagenze sawa reka aryo ubundi ako bafunze kandi ngo bari bafungiye mu kindi cyumba mbafungurije rimwe ni agakobwa ni agahungu ni umuhungu nyine ake soso akureka ntahe Sheri bari hehera mon amour Sheri urifata ukansiga mu buzima muri no mvura ho Ujya nje kuri toilette gatoya shoboye bwanda wana uri kumva nanjye iki kintu nashaka kubwira nago umuntu ngo gukwiye kurara kuri no buri nyene umhindurire buri kimwe cyose subisa bantu nyumve va muri telefone wako okay wivunika wowe ugende ufate ibikoresho umpamagare ndenishyura ariko nizere ko nawe amafaranga y'inzu y'amezi 6 yishyura ntabwo yose nayarangije kuko nifite byinshi ngomba gukora wowe jya umbwira ibyo ushaka gukemura tubikemura tubikora ibintu byose tugomba gusiga n'akarangi ariko wansize mu mbeho none ndahirangije niyo imvura n'idahanje ibintu rwose uba uryamye dore no mu mashoka Sheri jojo bote mutima kusenje nahageze amuhira kabisa murimo cya irangije wallahi Ora gyanwa urakora cyane nese twumvikana uragenda n'icyana koko ahubwo ngiye ndibaza mu rugo rw'icyamamare nkanjye ugera hano gute nje kureba bote wanjye jojo mutima none ndahagusanze umva rero twumvikane nk'umubosi wanjye sibyo urabizi uri bosi kandi urabizi ngewe mba ndi mu kazi icyo ushaka naga amagambo nyakunda soreje leta pesa cyangwa se ngiye nabivuge ngiye ubwenge ndabivuga umva ku munwa ndaregeye urabizi urabizi mvugira ahubwo reka ahubwo nimba utarimo amafaranga urajya bite bibwira umugore wawe ibihe bikimba mu mvanga pesa ubu yaraje kumakira ubu none amafaranga ngura yahaze
ibintu byose gukorera none urabirambiwe nyine tuzaho kubigira intambara none se habaye simbigira intambara simbigira intambara abasizi bose bo mu mudugudu baza bahamagara sheri hano ni mu rugo rw'umupfakazi babonye oya ariko tuza wowe kugira intambara ntuzi biki hejuru y'amafaranga yanjye ntuzi njye nicara za mayibobo abanyonzi abamotari ubu nanjye nubwo hano ari ayo kwishyura ariko nanjye ni mu rugo rwanjye amezi 3 si kumva ari umwaka uri kumva ari imyaka 5 ayo mezi 3 azajya gushira nabonye abandi banyishyurisha bagende bayoboye umva gira vuba nsohokere hano no mu nzu gira vuba fata utwaye twose okay genda gake genda gake amafaranga fata ubwo upantaro bwa n'ukweto bwawe nsohokere hano nta soni nasuzugura kajojoba nsohokera mu nzu gira vuba ntuzanagaruka ahubwo urarata se icyo ufite imodoka nziza gira vuba umvire hano gira vuba icyo wibagirwa nagukuye wankuye he muri igore n'ubundi uzasubira waramaze noneho abandi bazangeza mu kirere sawa wankuye muri igore bari hehe icyo gihe urandata bari hehe ufite icyo uri kuza bari hehe nyine bari hehe abo bantu byo barimo baravuka baza sawa hariho abana bafite amafaranga uzangarukira ahubwo ubu nibwo ngiye kubiki ushobora kuzangarukira ntungugarukira ngo ngumfashe iki sohokera ahubwo gira vuba ambaza ubwo bupana bwa gira vuba usohoke sawa reka ngende genda nyine abana bari hanze bari kuvuka urabura aho wasamye wewe nuko utazi abasaza bari hanze bafite amafaranga bazi icyo gukora atari nkaho utobatoba abo basaza bagende bakwikubitira izo za diyabete zamaze ariko ndeba cyane ndumva nagukunze umunsi w'umukunzi ego kumana ariko iyo mureba ari cyo gushakaho harya tuvuye muri ibyo mu bintu twateganyaga umva hari ibintu wa mwana yambwiye avuga ngo televiziyo ngo gusukisha umusatsi bakeneye ngo na telefone ngo n'inkweto ariko mu bintu nuko yenda bisaba amafaranga menshi ariko mu bintu bikwiriye kugurwa bagomba kugurwamo n'amashuka tubareba iby'ingenzi nyine amashuka zagura amashuka nkayo kwa Sophie ukwande narimvuze kwa Sophie nyine ngo amashuka yo kwa Sophie ameza te boss we wayabonye ute ese cyane kubaza amashuka yo kwa Sophie wayabonye ute igihe mpajya ntabwo wari uhari koko hari amashuka yari yanitse harya imbere hamwe nuza yakubita mwakubitiraga wamwe nukuri da ubwiko sibo bahani nekase nibo bahani uzamubaza we yaguze tuzayagura ariko ikindi erga nanyene telefone kandi musaza wanjye amafaranga nanabwiye ngo yohereze kuri telefone yawe ntiyayoherejeho ntidufite amafaranga amafaranga ari kuri telefone yawe amasangiye yanyoherereje yandi yashyizeho nyine ndayakeneye hano tunshaka kujya kugura reka da nayakuyeho ajya he natinda telefone regabara nayiba hariho n'igihe n'umuntu abaza umubare w'ibanga nayashyize kuri banki mayira wayakoreshyira kuri banki ntacyo nyine agatabo ngiye kubikuza agatabo nkeneye kujya kwigurira agatabo tuntu nkeneye rwose agatabo none se n'ubundi ndashaka kujya i Remera n'ubundi hari izindi gahunda afite noneho nyazane yose cyangwa nabanza urazana amacya magana nshakamo nka 200 uko ngiye kujya i Remera n'ubundi ndahita mpanyura pe mpita nyari 200 nyine ubwo yanzanira handa yakeneye batunyene kujya kwigurira reba ku gatabo nyine ubwo ugenda uyazane ubwo nanjye ni mukanya ndebe n'agakote ndebe eho tubanguke umugabo ushaka amashuka kwa Sophia ngibiki naza kumenya ibisi kaze mamagare wa muhungu anekere ndamenye ibyo uyu mugabo